ukumva arakubwiye ngo subscribe 1000 mu masaha 2 cyangwa 3. Hello guys and gentlemen, hari ibintu byinshi bagenda babeshya namwe mukemera, ukumva umuntu arakubwiye ngo amasaha 4000 ngo mu munsi umwe ngo kuri iki kintu. Ibyo bintu sinzi niba byashoboka, birashoboka ariko biragoye. Ukumva arakubwiye ngo subscribe 1000 mu masaha 2 cyangwa 3. Nawe imagine wumve koko niba ibyo bintu byashoboka. Ahubwo ukeneye kumenya ukuri kwa nyako kugira ngo ubone izo subscribe 1000 n'amasaha 4000. Wowe uba wumva ko ibintu byose bakwizeza ari byo, ahubwo ukirengagiza ikintu cy'ingenzi gishobora kuba cyagufasha kubona ayo masaha, ariko n'ubundi ntibibe umunsi umwe ahubwo bikaba buhoro buhoro. Igishoboka ni ukuba wayabona vuba, ariko kuvuga ngo urayabona mu munsi umwe ibyo bintu ntibishoboka. Niyo mpamvu uba ukwiye kumenya ibintu by'ingenzi ukwiye gukora. Ntugende udakanze subscribe kugira ngo ibintu byose tuzashyiraho bizakugereho ubibone, kuko ni iby'ingenzi. Bizagufasha kuzamura channel yawe mu gihe gito cyane cya kintu utatekerezaga. Ariko n'ubundi ntukumve ko ari umunsi umwe. Ibyo nibyo bintu turi kuvugaho uyu munsi. Kumva ko nyine abantu bagushuka bakakubwira ngo umunsi umwe urabubonye subscribe 1000 ngo ubone n'amasaha 4000. Ahubwo izi nama zikurikije zagufasha kugira ngo ayo masaha uyabone mu gihe gito, wenda nko mu kwezi cyangwa se mu mezi 2. Urumva nabyo ntabwo ari igihe kinini, ariko nibura byo birashoboka mu kwezi cyangwa se mu byumweru 2 kuzamura gutyo mu kwezi. Ntibifata igihe kirekire ngo bingane n'umwaka, kuko hari n'abantu bagira buzuza umwaka batarageza amasaha 4000, kandi urumva ayo masaha yandi yose baba barakoreye ahita bimfabusa kuko YouTube itiyakuraho. Niyo mpamvu ukwiye kumenya ibyo ugomba gukora kugira ngo ubashe kuba wayagira mu gihe gito, mu kwezi byakabya ukageza mu mezi 3 gutyo wenda nibura, ariko nyine ntibifate umwaka wose. Rero icy'ingenzi ni ugukurikira amasomo yose tubagezaho, ukamenya ibyo ugomba gufungura kuri YouTube dashboard yawe. Hari iyo winjiye muri YouTube studio hari ibintu byinshi ugomba gufunguramo kugira ngo YouTube yawe ikomeze igaragare, abantu bayibone cyane, kandi wongere na improvement muri content zawe ukora. Umenye kuzikora neza ku buryo umuntu wese uragera kuri channel yawe arahita abona ko nyine wakoze content nziza, akaba yayikunda, akaba nyine yaguha subscribe kandi akareba na video yawe. Video yawe akayitindaho bitewe n'ukuntu wayikoresheje umwimerere wawe, mbese ikaba imeze neza. Rero icy'ingenzi ni ukubanza wamenya gufungura izo channel history, kumenya gushyiraho ifoto ya bana, kumenya hari utuntu twinshi tugiye turimo. Icy'ingenzi wowe niba ushaka ko twazatwigira hamwe wabyandika muri comment, ubundi ukavuga icyo wifuza kugira ngo ibintu byose tuzabikugezeho ubibone, umenye kubikora, noneho ukoreshe content zawe ariko na channel yawe imeze neza, waramaze kwa updatingamo ibintu byose kugira ngo channel yawe ikomeze igaragare. Icyo nshaka ni comment nyinshi. Ikibanza mushaka ko twiga tumenya mwacyandika muri comment, ubundi ubutaha tukazahura tubibagezaho, mukareka babandi bababeshya ngo umunsi umwe subscribe 1000 ngo n'amasaha 4000. Nawe sinzi ibyo bintu niba wiyumvisha ko bishoboka. Rero comment nyinshi tuzahura ubutaha, tureba icyo tuzakora bitewe na comment mwampaye. Mukomeze kugira ibihe byiza, tuzasubira ubutaha. Bye bye.